cyane ubu nabonye Nairobi hatangiye campaign isaba ubuyobozi bwa Gor Mahia gutegera abafana bati biriya twabonye mu nyanja y'ubururu ntabwo twayicika biragoye bataginze kuko ari yabo yabaye muri Kenya nabizi barabo bafite n'abafana bazwi bari mu myanya ikomeye muri guverinoma babwiye ati mukwiriye gutegera abafana bakaza i Kigali ntabwo ikipe twayishora muri ranyanja yonyine iyi nyanja y'abareyo yaryoheye cyane abanyamakuru ba Azam barimo barategura documentaire ndende bazasohora nyuma ya Sekafa ku bafana ba Rayon Sport nabonye abanyamakuru bose muri Tanzania barimo barafata indirimbo za Rayon Sport bakazitranslatinga mu Giswahili ya ndirimbo bajya baririmbira APR bavuze ngo iyi ni wimbo yenye wanaimbia APR kwa kuiambia eti haifanyi kitu cha international cha thama urumva wana fedha lakini wafanyi kitu vitu vyenye avifaa urumva ni indirimbo baririmbira abafana ba APR bayibwira ko ifite amafaranga ariko idakora ibintu bya danje ikora ibintu bisanzwe ari naha muzinga umwe mu banyamakuru bogeza kuri Azam ejo yahamamagara ambwira ati vugana n'umumotari yaramujyanye ahantu yitwa ku giti igiti mwamaze kukimugeza ko namwe yaramamagara ambwira ngo nshaka kujya ahantu ngo yitwa ngo kwa muti muti se ngo bimeze bitambwe ati ngabo yambwiye ngo na ahantu ngo yitwa kuri kwa muti barahazi cyangwa ari ku giti ataho ngaho ni barahazi nari mazi kuri Rugaje niyo kunda kuvuga ngo bagiye gusesengura ku giti gusesengura bakunda kwasesengura abatara mu bake n'abake so Rugaje twihute cyane minota nk'itanu hari ingingo Francis aratekereza iki ku ikipe bazakina kuri finale umutoza hari ingingo twaganiriye ndamubaza nti hagati ya Gor na Hilal ni ekipe yumvaga ushaka aravuga ati nkuko nanabikubwiye byari kwa byiza iyo mbona Hilal kurusha Gor Mahia oya yego ko bitandukanye n'ibyo abareba batekerezaga abareba se n'abatoza abareba ko bareba amazina baza umupira nyine mu buryo bwo kumenya ikipe ikomeye n'idakomeye n'abafana nyine niyo mpamvu ari umutoza wabaze gukomera ku ikipe hari nyuma arakubwira ati ibanga rya mbere nabwira abareyo rinshimisha nuko twabashije kubona abakinnyi bafite comprehension yihuta kumva vuba ati buriya ikintu cyari kongora ari naryo banga ndi gukoresha muri Sekafa nuko twiga ikintu umunsi umwe ibiri bakaba bacyumvise neza cyane kandi uko ngishaka n'abajene aravuga ati yibwira abasaza nibo banazipinga ubabwira ibintu basohoka hanze mu modoka bagatangira kuvuga ati uko kwensista rero ku bintu tuzakoresha muri match kuko bari match imwe minota 90 nicyo nkora gusa ngo ndabwira guys tuzakina gutya dufite umupira strategy nizi tutafite strategy nizi kwataka nuko dore ikipe analize video imeze gutya yataka gutya defenda gutya ibintu biteye nka gutyo ati rero iyo tumaze kubikora bafite comprehension yihuta barabyumva cyane kandi vuba uzi cyakabira shemera abakinnyi be aravuga ati ikipe yanjye Samiri yabisobanuye simbisubiramo ifite karite ya complementarité iruzuzanya aho umwe afite intege nke undi aba afite imbaraga nyinshi aho umwe afite imbaraga nyinshi undi nawe aba afite byibura icyo yakora cyakunganira ariho yagiye ambwira ngo ntabwo ikipe yacu ifite ikibazo cyo guhuza kw'abakinnyi baranacyo kijya kiba ishu kugira abakinnyi bafite same profile ibiri uko icyo kintu tugisobanura cyane twabisobanura kuri APR dukomeze so aravuga ati rero ubambwirire ngo bazaze buzuze stade ndambwira nti urimo urambwira ibyawe ngira ibya Gor nabyo mbivuga arambwira ati singuha byose ndaguha ibintu bitatu Gor Mahia ikomereho icyambere Gor Mahia ikunda gukina mu bibuga binini yego kandi yakibonye icyo kibuga stade amahoro yayibonye ndamubwira kubera iki aravuga ati ikintu kiryohera ikunda gukora pass kubera ko yizera ko ifite impande zikomeye yavuze ati nicyo kintu yicishije APR ati ifite impande ziteye ubwo iyo umuntu yazi ko akunda gukoresha impande cyane akenera ikibuga kinini kuko abakeneye nyine
ahantu hagutse ho gutuma akora amapase maremare yo gufungura ikibuga urabona iyo akaespasi ari gato umuntu ashobora gukoresha impande urazifunga ariko iyo kibaye ikibuga kinini akabasha kubona umwanya uhagije ku buryo umukinnyi aheza n'undi agaheza bakagira ikibuga kinini cyane babasha gukora pase zabo neza namwe none kubizi tuzabigenza gutya naramwe ati wabonye ko bagize kagege ndafise plan nzazibira nzuko nzazibira impande za gol icyambere cya kabiri yambwiye ati ikipe ya Gor Mahia ni bato nkatwe ni bato nkatwe n'ikipe rijene ifite umwuka pe na Reyo zijya gusa pe yambwiye ati ifite umwuka ni bato barumva ikipe ikina kuriya ni ikipe iteye ubwoba ni bato bafite umwuka kuba batena bagapeza nyine iyo minota volume du jeu yabo umunota wa mbere kujya kwa 90 bari hejuru oya ahubwo bafite ni naryo banga abantu batazi babonye rouge kabiri bagatsinda match ni naryo banga abantu batazi icyo kibazo tunagikemura binajyane vuga kanyuma cya kintu twavuga kuri APR abantu bakibaza ngo impamvu yari 5 ngo tukabishyira ku musaza wa fitness APR yazanye umutoza mucyo w'umunyamaroke uzajya utoza fitness yamuzanye ntabwo none ari inkuru nakwe ku bantu babandi ngo hari umuntu wo muri equipe ngo fotoranga ukora ikiyo ya fata muri 4 stars fata muri 2 stars fata muri 3 stars hera kuri Major General uzamuka ubwo ushakishije mu bajenerali batatu bakomeye muri fitness uturutse muri Maroc icyo sinakivuga mbeshye ni confirmation guturuka mu bajenerali muri AP umwe muri bo yambwiye ati ubitangaza reka abanyamaroke nanamaje namwani umutoza wungirije we muramuzana arambwatoya buretse narafunze kuvuga rwa Samanzi ibyo bubiretse rwa Samanzi murekere muri marine tire kuwa mbere abanzaze webwira abanyarwanda ko umutoza wa fitness muto w'umunyamaroke ari buze ndamwana makuru mfite afande ko bambwira yuko aturutse mu gihugu cy'Ubufaransa arambwira ati wowe nje sintanga amakuru wibuke kungiye we nimbaza amakuru menshi nakubwiye ntago ndi immigration urumva rero we byo nakubwiye fata ibyo we civilian nyako mutoza mambo menshi ndamusuje cyane afande wanjye Imana imumpera umugisha iyi information y'abafana ba APR banezeze mu gihe twavuze rero cyane namwe mugiye gukora imyitozo ikaka ya fitness ibakesha umutima mwumve ko icyifuzo byibura cya fitness coach mwasabye byibura cyubahirijwe arahagera yego rero ijambo rya gatatu yambwiye kuri ikipe yavuze ati ikipe ikintu rero kindi ikomereyeho gol kuko ubwo nyine we strategy ntiyazivuga iza zakoresha ko ntiyazitubwira yaba zivuze nyine tuzazimenya nyuma yati ikindi kintu Gor Mahia ikomereyeho cyanatumye itabura umukeba bitanu yambwiye ati ese nawe yarabimenye ko yariye bitanu naho babikubwira abagomba abakongeramo nyine eriga biba bigaragaza imbaraga ni ikikwereka ukuntu iteye ubwo yambwiye ati ikintu ikomereyeho kindi naregira kandi yari ifite muri sekafu iragutegereza icyo ni ikintu kibi cyane buriya iriya ni ikintu gikomeye muri tactique kuko urekera baro nuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo uwe kina baro kuko nicyo yakoresheje kuri APR mu minota 30 ya mbere ntabwo yaje ngusanga APR mu kibuga cyayo yaraje ikorera block hagati nabonaga ari n'abantu batazi umupira bavuga ngo Rayon Sport ngo Jamus yakinnye ngo Rayon iratsinda ariko mu mupira w'uburyo butatu batakamo haba attaque place biriya byo kubaka bya Man City haba attaque rapide haba na contre attaque hari ingingo aguha bumwe attaque place heri nyumunyataka agasigara na bubi attaque rapide cyangwa contre attaque rero kugutegereza kwa Gor burya harimo ibanga nk'iryo regira kuko ari bato baravuga ngo ndagushuka nkurekera umupira wowe uryoherwe uze wese uze mu kibuga cya agakipe katinye kagiye kudefanda reka ngewe mvi inyuma none nkunze sibyo Jamus yakoze se ntitubibonye ku mashusho mu kanya nuza wese rero uzi ikintu kiba iyo bahureka ipeye kuko bihuta bagukubita ako kanya mu izamu arambwa ati rero irindi banga ribi nayikomereyeho nayo ntibishaka gukina umupira nk'aka uri kumva ukuntu neza ni copy paste yare ni ikipe ifite abakinnyi bato biruka ni ikipe ifite impanga zire efficace nariyo twayibonye ahantu bibakira ikabinana gutegereza akandi kano kakandi huri urebye ekipe ya Jamus kuva bakimara gukina na Reyo urumva nabo bari muri test bari muri pre-season buriya ngo hari abakinnyi basezerewe yinjizamo abandi
nyuma yo gukina match na Rayon Sport bavuga bati turabona ni umukino bafashe nka test y'abakinnyi nyine bashya yego abakinnyi hagati ya 3 na 4 basohoramo hanyuma binjizamo abandi ngira ngo rero ibitego bigera kuri 7 kugaragara mu mukino nuko mu by'ukuri haba harimo icyo twakwita amadeshe ari tactique niko navuga ku batoza abantu bagishakisha 11 bakigerageza abakinnyi ibyo uragenda ubirebera mu mpinduka zagiye zikomeza kubaho nyuma uko iminsi yagiye yicuma nuko Rayon Sport akomeje kugenda ikindi indi mikino ariko nanone na Jamus tubibona ko hari impinduka zabaye ugeranyije no mukino wa mbere bari bakinnye ibitego bigera muri 7 urumva rero coach Haringingo na staff technique ye bari bafite ishusho na kwita rwose rusange kuri equipe ya Jamus bari babonye wenda ishobora ko harabaye impinduka muri Jamus niki ariko uburyo bw'imitoreze bwa coach Jabri uyu munyatunisia n'abamwungirije ba Sasha n'abandi ishusho urayireba ukayibona ni ikipe mu by'ukuri igira ikintu cyitwa aggressivité ni ikipe ifite imbaraga ikwatakana imbaraga nyinshi cyane ni ikipe ipressinga ku buryo bukomeye cyane defense byanze bikunze igomba guhura n'akazi ibyo byose rero hari inyungu arabifiteho ishusho yagombaga rero gusora amakosa yakoze yo kwirinda kwinjizwa ibitego akamenya uburyo ahagarika abakinnyi be mu gihe afite umupira mu gihe atawufite ibyo byose ngira ngo niyo travaye yakoze ariko nanone turavuga hari ingingo ariko nanone buri ikindi kintu Rayon Sport ikomeye indi karita na yongeraho yego ni ikintu cyerekeranye na technical staff navuga yuzuye no kongeraho nanone uyu mugabo nyine uyu Lena Dylan uyu directeur technique wabo no ngo n'abantu babajyanama n'abantu baba penseur n'abamenyi n'abantu babajyanama n'abantu navuga bagira inama hari ingingo kandi bikamufasha rimwe nacyo n'andi ma equipe asa nkaho azira usanga umutoza mukuru ameze nk'akamana niko navuga yego ugasanga abandi bahari umu assistant wa mbere umu assistant wa kabiri kuko murabizi ko hari head coach hakaba assistant coach hakaba na wa fitness n'abagomba kugira uwa kabiri hari n'abagira uwa kabiri ibyo bintu byose rero usanga abo bantu bagira uruhare ukuboko kwabo umuntu arakubona mu mitoreze ya Rayon Sport mu kujya inama mu misimburize umuntu arabibona urabibona ko coach Sostene hari ingingo aramwegera akagira ibyo amubaza coach Sasha hari igihe acishamo nawe agahaguruka abona ko ari konsinya ari gutanga yewe bikanagenda bikagera no kuri Mwambari nubwo Mwambari ari umutoza wa fitness ariko nawe kuri experience afite ku ma equipe yaciyemo igihe amaze mu ikipe y'igihugu abatoza babanye urumva nawe birenga kuba umutoza wa fitness cyangwa ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi ukabona nawe arasa nkaho ariho ajya inama rimwe na rimwe hari n'igihe nawe acishamo nk'iyo abakinnyi bagiye nko kunywa amazi wenda nk'umukinnyi yavunitse muri injury break akaba ukabona ari kubabwira ibintu ibyo bintu byose rero nibyo bigenda mu by'ukuri iyo chemistry wa mugani w'abanyamupira niyo terime bakoresha ugasanga iyo mvange y'abo bantu ibyo bitekerezo by'abo bantu experience zitandukanye biragenda bikagana ku musaruro w'ikipe ya Sport oza yibaza n'injoro turi kogeza umupira ngo nabonye ngo Mubaraka ngo isiko ngo Mubaraka ngo yavuyemo kandi ngo yari yasibuye cyane biriya nyine ni ibyemezo biri tactique ushobora kubikora nka kuriya ukabona wenda hari aho wibeshye kuko na Jiggy baramaza kujyamo Jamus iri kubatsaho umuriro baravuga bati ibisubizo wenda turi gushaka muri aka kanya ntago turi kubishaka cyane ku mukinnyi ufite karite zataka ugenda ngo agumeyo Mubaraka yagiyemo bahita babatsinda igitego cyo kwishyura kandi ari ingingo icyo yarakeneye hari igihe ushaka igitego erega cya gatatu ukanakibura ahubwo ukavata hasigaye iminota 19 equipe nubwo iri kutwataka nayo ikinye 70 nkatwe iri kunanirwa reka tuyinanize dushyiramo abandi bakaseri ariko kuzamo kwa Bebeto ariko kwinjizamo Bebeto cyane bagabate wo Mubaraka wo buvuyemo ko dufite tambwe wadukoreye pressing waduha
hanyuma wo butanze umwanya tuzanemo bebe turetse bari bukuremo ndewuni kandi umukinnyi barakamusobanurira akabyumva bakaza kumukansaringa akavuga ati no bifate mu buryo buri persona ariko uri uravuga kuri balance ya equipe muri mu mitoreze tuvuga abatoza bungirije Sostene Sasha umutoza wa fitness hejuru director technique watanze ibitekerezo bye mbere y'umukino fitness coach nawe uhari ukavuga ati muri staff technique ndabona biri well balanced bimeze neza cyane ku ruhande rwa Rayon Sport mukanya Samiri wavugaga 11 batarimo barahinduka kandi hari ingingo yagiye yubakiraho imikino ye ariko Sami tujye ku kintu cyitwa noneho qualité y'abakinnyi kubera ko nacyo ni kimwe mu bintu birimo birakora difference mu ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi beza bamwe na bamwe mu myanya yabo nubwo nubundi turi buze no kuganira n'ibindi bikwiriye kunoza yego iki nta kipe rega uko byagenda kose nta ekipe yakuze 100% iki nta na ekipe burya nta mutoza mwiza udafite abakinnyi babukinira kuko twabonye Carlo Ancelotti utwara za Champions League ahereye kuri La Decima anongeraho n'ibindi bikombe ariko nyuma yuko Toni Kroos bari bamaze kugenda aba Modric imyaka yamaze kubajyana twabonye Carlo Ancelotti ukubitwa muri Real Madrid ukabona ko mwaka urangira nta gikombe atwaye equipe ya Rayon Sport ifite quality umunyezamu Dande Junior ntabwo ari ubwa mbere agiye gukina hanze buriya ari ukuntu umukinnyi ashobora kuba ari mwiza rokari imbere mu gihugu ariko yasohoka yajya hanze iki gitutu cy'abafana ba Rayon akaba ashobora kuba yagira icyo nakwita nkaho kuba takora ibintu neza kubera n'igitutu ariko uyu munyezamu turimo turavuga yari mu ikipe ya 20 club AS Vita Club y'Kinshasa iyi ngizwi yigeze no gutwara ibikombe nyafrika Vita Club nyine ihangana na Mazembe yari umunyezamu we n'uyu Farid wo muri Al Hilal bari kumwe barwanira umwanya muri Vita Club ikiri Vita Club kuko ramba Vita Club yigeze kuba iyoborwa na General Tango Foro hanyuma ayisubiriye iwabo za Kindu babirirwa bamubwira ngo genda subira wanyu mu cyaro bumva bakinwa bafite ukuntu biyumva numvise Axel niwe mukinwa tuziranye ubundi abakinwa ntago bifata nk'abandi bantu ubundi abakinwa bifata nk'abanyaburayi cyane rwose ntibamwemeraga ajya iwabo mu cyaro afatiye ikipe yitwa Maniema nabonye banayikuye no mu makipe azaca mu ijonjora rya mbere agenda yitegurira Maniema abo niyikomeye icyo gihe gikomeye nibwo yari ifite uyu Wedrago na Dande Junior noneho n'imbere mu gihugu ni umunyezamu abakameruni baretinga nk'umunyezamu mwiza kandi no mu mateka abakameruni naturally cyangwa se tugiye kureba ibijyanye mu majene yabo bagira abanyezamu beza cyane pe uhereye kuri ba Beri barebwe n'uyu nguyu Antoine Beri Thomas Nkono aba baonana aba ba munyezamu ba uyu nguyu wo mu bihe byacu yitwa nde wafatiraga ino equipe yatwaye igikombe cya Afrika yaba Samuel Tofisi 2-2 gutye n'indi Kameni uyu nguyu wabaye no muri noza muri Carlos Kameni aba Cameroon kwiza baba umutaramu w'inshuti yanjye yabaye muri Cameroon imyaka 20 nize yo primaire yambwiye ati buriya ahantu avuka Dande Junior ni umwe mu bagufi bahatuye abantu baba barebare cyane kabiri ntabwo ndi hano ngo nsobanure Kabange ni umuntu n'abatoza b'ikipe y'igihugu asiye babona ko akwiriye kuba ari mu ikipe y'igihugu arimo aratanga amasantere meza cyane Kabange tubaza ibitego amaze gutuma Rayon Sport itsinda biturutse ku masantere ye nibimaze kuba bitatu rwose muri irushanwa ryonyine kandi tunasubira n'inyuma n'igihe batsindwaga 4 na Hilal yasimbuye Serumogo numwe mu bantu batumye bigabanyuka n'ibirenge 4 kuko yagiyemo tubona itandukaniro ganijuru namugarutseho n'umuntu wiremye n'umuntu ubizi neza ko Rayon nta rundi rukundo bafitanye yaramurekuye imujyana muri vision ishaka umusohora arabati mu mwaka usigaye ngukoreshe n'ibinanira mu ndekure arawukoresha bamwongera amasezerano numwe muri bake bongerewe amasezerano bari muri Rayon umwaka ushize kuri ganijuru ako kano Kabange turiho tumushima kari positive kama crosses menshi uruhare mbega mu gusatira bashaka ibitego muri zo attempts no gutanga imipira ganijuru nawe yatweretse ko yabishobora yatweretse ko yabikora mu myaka itambutse ariko muri iyi minsi uruhare rwa ganijuru ko dusanzwe tubona ba gatatu bagezweho bakukorera ba Mendes bande bose uruhare mu bitego barimo arabamwiza muri defensive urabivuga abantu bakavuga bati inshinga ariko bati inshingano za mbere z'umudefenseri niziye kavuga ati niba defanda neza ibyo byaba biduhagije cyaba ari ikibazo
atadefanda neza n'ibyo bindi tuvuga nabyo atabikora ariko niba umwanya we zone yicunga neza uruhande rwe rw'ibumoso ntibarwinjirire akagerageza guhagarara neza ntihave amadanje byaba ari byiza ariko nako gakozeho John Data yaramumereye nabi cyane minota 15 ya mbere ariko yaje kwikaruma ariko ni travail z'abatoza ikiza nuko izo karita bazifite so twihute cyane turimo turareba karita y'abakinnyi ba Rayon Sport Chaprawi umuribero mwiza ushobora gukora amakosa ushobora ukinisha ubwenge akamenya umupira agomba kuwuproteja agakoresha height ye urugero rworoshye kuri Charles Chaprawi uvuga kuri intelligence cyangwa ku bwenge bwe hari ahantu bateye umupira noneho atekereza ko Kameni Dande ashobora kwantisipa akaza gufata baro noneho amurebye ahindukiye abona ntiyaje akabaro ahita agashyira muri birahendutse arakarenza ari ryo kosa Didier yakoze byavuyemo igitego urumva nyine itandukaniro ry'abadefanseri bombe Chaprawi mu by'ukuri kuri intelligence kuri icyo kintu nyine cya maturité urabona ko ari hejuru cyane na shampiyona avuyemo ya Afurika y'Epfo mu cyiciro cya kabiri shampiyona y'iciciro cya kabiri muri Afurika y'Epfo ni shampiyona ikomeye cyane ni mwe muri cyiciro cya gatatu kugira ngo ubone urwego rwa shampiyona unarebera no mu bihembo batanga icyiciro cya gatatu muri Afurika y'Epfo igihembo 120 kutwaye igikombe 120 by'amadolari bivuze ngo ikipe zikinira ibihembo byinshi bizamutse byegeye hejuru zinagura abakinnyi bakomeye kuko ziba zizi ko zifite icyo zigomba gukinira hanyuma kuri ku bwanjye Didier mbona nibyo azakura ariko niwe navuga utari kuri ritime y'abandi kuko bifite naho biva bitewe na equipe avuyemo nabwo ntiyari umuregular starter kuko turabizi ko defense ya Gorilla akina uyu murundi Abarundi na Keve nibo bakinana Didier nawe yagendaga abona iminota mike ariko ntabwo urabona ko experience nyine iramukostinga nekereza ko Rayon Sport muri ya gahunda yabivuga ko ikeneye n'umudefanseri ari ugutekereza kuba yaza gusunika Didier cyangwa akaba yaza ari mwiza kanabanzamo hagati mu kibuga ngiye ku bwanjye abareba bakwiriye kuzajya bafata umwanya bagakomera amashyi umuntu witwa Muderi Akbar Muderi Akbar hari ukuntu umuntu yisha mu ikipe ntoya abantu ntibajye bamuretinga cyane ko nka Gasogi urumva ubushyuhe bwaragabanyutse ntabwo ikiriya ekipe izana y'amazina ntabwo nzi niba ari amakuru y'ukuri ariko hari umwe mu bagabo twari turi kumwe tugendana n'inshuti yacu bamubwira ati buriya Kensi twari twicaranye akavuga ati ariko uyu mukinnyi w'umwana adakina nk'uko yankinira avuga ko yasubiye inyuma avuga ko Mabdera Mubare yabaye nk'aho ari mushya ati ko mbona asa nk'aho yabaye mushya yamubereye nka Dembele nk'abafana ba Barcelona bari kureba Dembele wo wabona atari umwe wabaye wabo bamugura muri comments kuri page ya Rayon Sport umuntu yitwa Bimenyimana Bonfils Karebo yaraje ariko n'abantu bari kuvuga nta kirimo nta muntu aravuga ati abantu bagusuzguye cyane ndabona bavuze amagambo menshi atariko uwakuvuga akavuga ko ntacyo ushoboye nutakuzi aramwe ati genda wikorera akazi Muderi Akbar agira icyo bita polyvalence yo ku rwego rutabaho kuko mu Burundi bungu bari gukina defense hatura muri equipe nationale akina kabiri akina icyo nakitango ni nka wing back y'iburyo right wing back ari nka action yakoze kuri match zari karaka nimero 7 kari hari gashyashya karakana kitwa Samora no munyagambia arantu kazamukanye umupira agakuraho umupira ahita akora overlap mugani wa Mugaragu arazamuka itajya gutanga santere ruguru uburyo avanga ku defanda no kwataka mu buryo busa akaba igitego cya Tiso Kodro cya kuri ihe match cyo ku match ya Taska yari passe Muderi kandi ayitangira kuri wing y'iburyo agana kuri karindwi yego afite imbaraga abareyo muri comment ahantu njya mu posting abamwita ngo ni Muderi Akbar Dikran Rice Dikran Rice avanga ku defanda no kwataka kandi akabikora neza Muderi Akbar nerema y'ingenzi baguze mu ikipe ya Rayon Sport ku mbaraga z'umubiri amenyereye shampiyona n'uwo mu karere aracyashyize ikabutura aracyayifunze ntabwo arayimanura kuko arabizi ko yaje muri Rayon batamwemera akwiriye gukina kugira ngo abarebe bamwakire banamwemere ntekereza ko n'umwe mu bakinnyi unabajije ngo man of the match nubwo atatsinze igitego yatsinze nimugoroba ariko no mu zindi match zitandukanye no kuri ya Al Hilal bamutoraga nk'umukinnyi w'umukino ubushake usibye abantu ibintu bamagane by'ibikabyo no gukabiriza ibintu ubu abantu bose Rayon Sport
yashakaga kuri uriya mwanya mu by'ukuri reka tuvuge babiri ba mbere cyangwa se nidufaka mu by'ukuri usibye wenda amayikipe bakinagamo abantu bakabakabiriza cyane ugiye kureba muri karite z'abo bakinnyi ukageranya na Akbar habe ari abakinnyi yego ni abakaseri bagerageza gufasha abadefanseri no kudateza amadanje muri defanse ariko urebye uruhare rwabo mu kugarira ukareba uruhare rwabo ukareba uruhare rwabo mu gufasha ekipe mu gutsinda mu by'ukuri wabageranye na Akbar abantu ntibagakabiriza umwana wa ruguru za Ngozi bitariho akomeje kwemeza abantu muri komenti ni abarundi barimo ari benshi bishyuza abanyarwanda gukuntu umwamutukaga mukwiriye kuzamusaba imbabazi kubera akazi arimo arakora tujye kuri babiri imbere abandi babiri uwitwa Jingalile ku myaka ye 19 umunyanigeri cyane n'umunyanigeri Niamey ari muri Niger umurwa mukuru Niger na Burkina Faso na Mali barashaka igikombe cya Afrika cya 2030 ego na 2030 uyu munyanigeri nimugoroba navango asa nkaho yakonfirimye ari uko n'abantu baba bamubona kina basubone ni gatandatu n'iki yakoraho gakeya reka ndumva iyo statement waba ukageze gato cyane mu bakinnyi beza bari mu ikipe ya Rayon Sport mu bakinnyi bakina ibintu by'abapro ku rwego rwo hejuru ejo n'ejo mundi match ishobora kuba yabamo ibindi ntigende neza ariko umukinnyi bita Ibrahim n'umumediateri mwiza a complete player kandi Rayon Sport ibimufate nk'ibitse diyama itaratunganywa neza nimujyana mu mikino nyafurika agakina kuri abakinnyi batomboye nk'ikipe yo mu Barabu ntabwo bazamutanga ninjoro turi kwageza umupira nabigarutseho uza akantu nabonye Jingale asa nk'aho abura amaze kubona okaziyo ebyiri nziza ziri nete z'umutwe hahandi abareyo bahagurutse bari mu bice cyane kandi afite hate kandi ni muremure ariko ku munota nk'uwa gatanu kuri match ya Hilali neza izamuriranga yakazamuka agashyiraho umutwe niba ari sinzi ukuntu nabyita ariko ubutaka bw'ikigali ntibwari bwakamwakira nk'ejo yarasimbutse aho kugira ngo yubike umutwe ahubwo arararama match ya Hilali ayo mahirwe nabwo ku munota nk'uwa gatanu yaragiye ni umusore muremure ayo mahirwe arayabona izo baro nyine izo bara iri arazataka arazitaba cyane amapera aba yayakoze ako kantu koca hari ingingo nakamufasha uwitwa Kanamugire koca Mentena yaravuze ati mwebwe murarira mukarira ngo nta bataka u Rwanda dufite ngo nta bataka u Rwanda dufite aravuga ati abataka ku isi yose barabuze aravuga ati ariko twebwe nk'abatoza twemera ko ibintu byose biva mu myitozo no gukora nyine ayo matravaye yataka we niba ujya mu myitozo mukigira mu bindi bintu byanyu nukoresha imyitozo amasanse menshi yataka abataka so uzababona he nuko bigenda urumva ubwo rero kuri Jingale nawe uko azakomeza gukora imyitozo myinshi uko azakomeza kumukoresha imyitozo myinshi yo gutsindisha umutwe ko tayari arayifite gabara arayifite nabyo bizaba ari uburyo impamvu nanivuze ngo ni complete midfielder ni uburyo asikana ikibuga mbere ko yakira umupira uburyo aba yarebye ahantu ari buze ku orient iyo yambuye umupira ubona ko ibintu bye byose arabyihutisha rame zirihuta imyaka 19 kuba afite imyaka mikeya urabibona uvuga ngo ni umukinnyi niba agiye no kwambura baro urabibona ko yambura afite n'ahantu ari buze ku orient rero ubona ko rwose ari umukinnyi mwiza cyane wari ugeze kuri Issa Jigwiba wamugani reka abareba bajye bamuvuga bahagaze reka bajye babanza bahaguruke ngo Issa Jigwiba nibyo abantu numva ngatindana umupira ngakacenga abantu ibitego byose bya Rayon yubaka Issa Jigwiba aba yabikozeho kandi numwe mu bantu bakora icyo bita kwanirokinga ama space kuko ni umuntu afata umupira agacenga umwe acengeye babiri icyarimwe kwari ukuntu ajyana umupira mu cyerekezo utatekerezaga ko yawujyanamo bigatuma hahandi baba bafunze amazone bavuga ati araza kuwutanga wenda kuri wenda kuri R3 ukabona umupira itawutanze nko kwa Muderi agahita yidetasha bakawumusubiza agahita ahubwo abona kuwutanga kwa 3 uvuze ngo bari bazi ko butange kwa 3 arabanje awushyize kwa Muderi
ahise yidetasha awutanzeho nyuma bamaze kuva muri marking bahise bagahita basa nk'abacanganya ikigo. Umuntu yita Issa Jigiba ku bijyanye n'umupira nk'igitego batsinze igitego cya kabiri akazi yakoze. Jigiba ni urundi rwego yabaye MVP kuri shampiyona Mali, ntabwo dukeneye kumusobanura cyane, ni MVP ko shampiyona Mali. Abanyamari uzabicunge mu mikino y'abana yose, ibe basket ibe football, abanyamari no mu bikombe by'isi bagera kuri usanga ni imwe mu ma equipe wenda Nigeria bajya bisereza ngo yiba imyaka, ariko abanyamari ni bamwe mu bantu bakunda gukora abakinyi benshi mu bakiri bato, ko bagira ama academy menshi bishingiye kuri abo bakinyi babo bagiye bakina hanze, no kuba baragiye bagira impano z'abakinyi bagiye bajya gukina i Burayi, bigatuma no maklebe yo ku mugabane buraza gushinga ama academy. N'ikintu cyo kuba hirya mu bihugu byo muri West Africa bagira abana benshi bakinira ku muhanda, bivuze ngo ku muhanda a develop skills, kuko abantu bakinira ku muhanda ko bivuga biba ari bibi n'iki, umwana a develop skills no kugumana umupira, yajya muri academy bakamugenda bamukosoraho ibintu biri tekinike, banamwigisha tactique guhagarara mu kibuga n'iki. Niyo usanga umukinnyi w'umunyamari wazamutse aba ari umukinnyi wuzuye. Niba mwibuka igihe cya Seydou Kanute, ni umwe mu bamediateri beza babaye muri La Liga, umwe mu bakinnyi beza babayeho. Issa Jigiba nawe ni umwe mu manimero 10 Rayon Sport yaguze itibeshyeho kandi wanyawe rwose. Ubwo tugeze mu bakinnyi batatu b'imbere, kuri Atiso we ni azi guhagarara mu kibuga, yaranabyerekanye nubwo wenda nimugora atatsinze igitego, ariko nimwe muri remazi yaragiye no kugitsinda. Hari passe bakozeho rimwe kabiri gatatu, Issa Jigiba yafashe umupira awushyira kwa Kamena awusubiza asa nk'utanga ashaka kwikavinga kuzamuka akanyuza hasi, umuzamu aragafata. Hanyuma na Eritatu amaze kuba Eritatu w'abareyo, ibyishimo byo aba yabitanze. Uretse ko ku munsi w'ejo Jamus yari yamukinnye cyane, yari mufite, ariko n'ubundi ntabura utuna kubaganyamo dukomeye cyane. Hanyuma Rugaju uvuye mu kugana n'umutoza, mwaganire n'umutoza, plan zatumye agera kuri final ni izihe, niki yari yapanze mu mikinire ye ku munsi w'ejo? Hanyuma tunajye kuri way forward, bagiye kujya kuri finale, yarayitekerezaho iki? Hari ingingo turaganiriye iminota 15, umushimira cyane, aracyananiwe no mwijgura byumva, abakoze akazi gakomeye, kandi tuganira ari no kwitegura kujya muri decrassage, kujya gufasha abakinyi koresha imyitozo yo kunamura imitsi. Rayon Sport ikintu cya mbere yakoze ikina na Jamus namaje cyari ikihe cyatumye mutsinda. Hari ingingo arambwe ati narakumvisha kuri radio ukomeza kuvuga ko turi beza mu buryo bwa tactique, atari ko hari ikintu nari ntarakwigisha, ngenda umunyeshuri wa haringingo na Kirasa nibo barimo banje, ubu babaye barimo ba nibo oya ni barabizi n'abarimu banje. Kirasa we mwarabyumvikanye, ntabwo nari nzi ko naringingo Kirasa na haringingo n'abarimu banje, n'abarimu banje n'abantu banyigisha. Yego, ambwe ati hari ijambo ntari narakwigishije ryitwa strategy. Buriya tactique ni uguhagarara, strategy nizo zizamo kudefinisa role za buri muntu. Turahagarara twaka umupira, cyangwa turahagarara gutya dufite umupira, ariko se turakina gute kugira ngo tugere ku cyo dushaka? Inshingano za Mudere Akbar ni izihe, izaka Bange ni izihe, izati Sokojo ni izihe mu gihe dufite umupira? Mu gihe se bwo tutafite inshingano za buri umwe ni izihe? Noneho yavuze ati twari twabanje gukorana rivize video kuri Jamus, tubona Jamus ni ikipe yirekura cyane iyo ifite umupira. Iyo ifite umupira igira icyo bita rest defense y'abakinnyi batatu, isigarana aba center back babiri na nimero 6, nibo basigara inyuma gusa. Yarangiza ikagira ball carrier, umuntu uri kuzamukana umupira iyo arenze ikibuga cy'ikipe bari gukina. Jamus ishobora kukwatakisha abakinnyi byibura muri box yawe hagati ya 5 na 6. Nango 7 na 11 baza mu rugo rw'amahina, bigahita bituma 2 na 3 babo bazamuka rero bahinduka bawinga, ubwo bagasanga nimero 9 na nimero 10 mu rugo rw'amahina, nimero 8 ni uba ufite umupira ari uri kubazanira. Hanyuma wibuka ko nimero 6 hasigaranye na 4 na 5 inyuma. Aravuga ati niba hari ikintu cya mbere yakoraga nabi muri analyse video twakoze, ni ikintu kijyanye no guhagarara ifite icyo bita balance, kuvuga ngo ese uko twatatse nuko turi kudefanda biri equilibre ku munzani.
urumva niba ishoye abakinnyi benshi mu gusatira iyo yizera ko abakinnyi baba bafite icyo bita maîtrise ya baro bizera ko umutoza buriya approche yose ufashe nuko hari imbaraga ubuzi Jamus yizera ko izi gukina no kugumana umupira abakinnyi bacu bazi umupira bazi kuwugumana barawinjiza mu rubuga rw'amahina rwawe byanze bikunze kandi niba bari kuza ari benshi mu kibuga cyawe nawe abawe benshi barasubira inyuma kudefanda hari inyungu yabwiye ikintu kimwe yavuze ati Muderi Akbar Jingale mwe mukina 6-8 nimuhagarara neza mukarekipera neza hanyuma tukagera ama quick transition tucyaka umupira tugahita tujya ku igori arigita igori yego hajya narimbizi ko tuza kubatsinda rero ibitego bibiri ifite tugiye ku mashusho ni bya transition yego igitego cya mbere ni pressing muri mediane ya Muderi Akbar kubari kuri YouTube barabibona Nwangoreyo yari bizi ko niba tegerereza hagati icyo twita block media yego kwa kundi benshi bi projects bagiye imbere nibasha kubaka umupira hagati mu kibuga irabasha kusohora ifite ama espace hanyuma ibasha kubatsinda ku gitego cya kabiri nabwo ni pressing yakozwe na Jingale baka umupira awutanga kwa Jigwiba agenda cenga kugeza umupira awugejeje hafi y'urugo rw'amahina urabibona ko n'ubundi urabona ko imigongo y'abakinnyi ba Jamus bagarukaga baza mu izamu bari bane wenda Didi yatwereka ishusho stop wenda ko bari kuri YouTube abari kuri FM ndabasobanurira ariko abari kuri YouTube bari kubireba reba ikipe ifite umupira yitwa Rayon Sport abakinnyi ba Rayon basotse bari mu kibuga cya Jamus ni bane gusa abakinnyi ba Jamus abahagaze inyuma ya baro ubyumve neza abari kureba baro apana bari mu mugongo w'umukinnyi wa Rayon ufite umupira n'abakinnyi urebye ni babiri kuko abandi bari kugaruka baza mu izamu abari kureba aho bari kuza ni babiri icyo nicyo twita rest defense aba babiri bari kureba umupira Muderi Jigwi bari kuza ni babiri aba bandi nibo bibona bari kwiruka basubira mu izamu kujya kudefanda ariko baturutse mu izamu rya Rayon Sport abasigaye donc bari imbere ya garde bari kubona action kuri ni babiri gusa iyo niyo bita rest defense hari ngabaye yarogatire mukirekipera quickly mu izamu mwiruka Rugango aho ngaho uratikinze ushikomereze ati Rugaje tutuntu wagiye kwiga Nyanza nituzima oya nibyo hari uburyo usesengura nanjye nkumva rwose nanjye nkahita mera nkawe uri imbere hari ingingo na kirasa nanjye nkumva ndi umwarimu ndi umunyeshuri wawe rwose ndabona hano muri comment 2016 baravuga bati komerezaho so ariko karya screenshot ndaza kugakena rero ikintu cyitwa strategy nicyo kivuga ngo uko duhagarara bimaze iki nicyo bisobanuye kuvuga ngo twakoze bloke hagati bimaze iki birafasha niyo utandukana na tactique yego tactique nuko twahagaze turabizi ko ari beza mu kugumana umupira birasaba ko dukora bloke hagati n'inyuma ariko se tuhagaze bigamije kunganira regani amayeri arimo bigomba kubyara naya ngo football strategy is the comprehensive long-term plan that guides a team's identity y'ikipe wabyumvise objective iryo jambo intego tujyanye muri uwo mukino n'uguhagarara bigamije resource planning and overall playing model na playing model na resource rega n'abantu uri buze gukenera niyo model turi bushyire mu kibuga kuri iyi match tugiye gukina hari ingingo rero yarabizi ko niba mbashije kuzajya ndekipera ngahita nkora quick transition ndabamenasa kubera ko baba ari bakeye inyuma none namubajije ikindi tange se ibi bitego byawe byisubiramo kuri cya kintu ugeze kwibaza kuri ganisho ko adatera cross zigaterwa na Kabange yego kuki Kabange ari ukina agahindura imipira tukabona ganisho ratabikora arambye ati muri cya kindi we wakoresha igifaransa cyane we mu cyongereza wita rest defense nanenga Jamus kwisiga abakinnyi bakeye inyuma nanjye iryo kosa akaba ari ryo nakora
no way arambwira ati njyewe ukuntu nkina ni gutya nsigarana aba center back babiri yego ngasigarana ganijuru bakaba batatu ngasigarana muderi cyangwa jingale iyo umwe agiye undi arasigara njye sigaza bane yego hanyuma aho umupira uwufite ball carrier uri butange ya baro kabanga ari butere porteur de ballon porteur du ballon ubwo uwo nguwo ufite umupira reka tuvuge wenda niba ari wenda muderi uzamukanye ubwo jingale yasubiye agiye kutanga kuri couloir ho kwa kabange n'uyu mupeti wiwanye Erita tujya no Kimisagara niyo mfite babiri bari ku ruhande akwazwe Butare niyo mfite babiri bari ku ruhande hano wiboye byararanye ibyo bya Kimisagara naho bizi umva munatirarije kuvuka ahantu ahandi akaba aribo bakugize uriwe iwanyu naho bakugize uriwe ni n'umunyabutare dukomeze so kwizigira mfite abakinnyi bane nasize inyuma yego bivuga ko nsigaranye batandatu bagiye gusatira harimo ufite umupira sibyo yego ufite umupira niba ari Isajigwiba yego akaba wenda agiye kutanga kwa Eritatu na Kabange kuri urwo ruhande rwabo ugumva aba bakinnyi batatu muri batandatu abandi batatu basigaye umva ukuntu barimo barataka box umwe uri buze gufatanya na Eritatu cyangwa na ball carrier ni wikuraho umupira wiruka ujya muri box yego ujye kuhatakira muri box niwa ngo wowe niba ari Jigbar ufite umupira ukaba umaze kudekara ku mpande wawudekayeyo dutize siri nombre winjire muri box muri box twari dusanganwa abakinnyi batatu byibuke dufite ball carrier dufite n'abakinnyi babiri ku ruhande niba umupira ugiye ku muntu witwa Kabange we Eritatu ataka premier poto ipoto ryande reka ngo vashaho ngaho igitego batsinze Hilali ati so yatanze umupira hakurya kwa Kabange ahita yirukira muri box nayo bahaye umupira ariko yagiye deuxième poto nibyo nshaka gusobanura umva rero ahibangariye icyo ni igitego cyambere ahubwo ni cyambere niko cyagenze turagisubizamo barakibona ball carrier umupira wavuye hagati mu kibuga yego uva kuri Muderi Akbar Muderi yawuzamukanye awutanga kwa Kabange yiruka ahita ajya muri box asangayo Kameni Junior asangayo Atiso Kojo yego ni nabo bari kuri deuxième poto wikwivuna nabo yego umva rero ukuntu bari bimeze yego Jigwiba okay stop hano gato reka twereka abantu basobanukirwe neza ko bari kuri YouTube ariko nabandi murasobanukirwa biroroshye uyu mukinnyi muremure uyu ni Jingale oya uwo ni Muderi Akbar uyu ni Muderi Akbar uyu ni Muderi Akbar hari Atiso Kojo na Jingale na Jigbar Atiso nguyu na Jigbar uyu nguyu ni Kameni hagati y'aba center back reba rero ibanga rya mbere uyu Kameni bane kuri batandatu kuko uri muremure cyane uhagarare hagati mu igore yego banza wumva icyo kintu uzguhagarara hagati neza upimanyije kuri uyu murongo baterekaho baro bagiye kudegaje ariko hariya hagati na hagati gardia urebana neza na gardia uzi guhagarara hano iyo uhagaze hano ni ukugira ngo umuntu uri kuri premier poto yego n'abaza kuba bari kuri deuxième poto mubashe kubanza kwisanza mukwire muri zone zose z'ikibuga yego ariko muri strategy twe tuzi ko baro igomba gukinwa kuri deuxième poto yego Kameni kuko ari muremure araza kurangaza abakinnyi bamumarike hari n'umukinnyi twareje kuri premier poto wenda nka Eritatu nawe niyataka premier poto abakinnyi barahugirayo ntibitandukanye n'igitego twasobanuye cy'umuntu yitwa Atiso Kojo igihe n'ubundi batsindaga ku mupira nawe Kabange yamuhinduriye kuri Hilali noneho babiri bari deuxième poto nta muntu usigara batekeye basigara bonyine urumva impamvu bajya ku nta n'umuntu ujya utekereza deuxième poto mu gihe hari umukinnyi muremure uhagaze imbere ya garidiye urabona afitwe na babiri nta n'umuntu ujya utekereza deuxième poto mu gihe hari umukinnyi kuri premier poto iyo tuvuze premier poto ni iki ni ukuvuga ngo niba Kabange agiye gutera umupira ari iburyo ku ruhande rw'iburyo iyo poto yegereye iburyo abantu iyi mwegereye kurusha iyindi iyo niyo abantu batekereza ko agiye gushyiraho umupira nta watekereza imwe y'ibumoso iri hirya ntawe uyibuka no kuri kona niyo ya mbere bamarika niyo hantu wa mbere uri bubanze igikomeye rero ni iki rekura baro ndende cyane bazita amaparabole zimeze nk'umukororombya irenge
irenga ipoto ya mbere ize ku ipoto ya kabiri Hamwe isaba batamaritse. guterura umupira ufite naho imbaraga jigwiba yawushyire ku gatuza uza kugwira aho ngaho neza ku ipoto rya kabiri you can see ibitego bya Rayon irabifite bine bijya gusa gutyo iyo rero bayita strategy yego ni amayeri ushobora kuba ati rugaju ku cy'umunyamabanga ya Rayon Imyitozo. Sport ukoze ishyano uvanze ibintu hari ingingo yambwiye ngo hajya hajya ninjya gukina na Gor Mahia nzazana indi strategy nzazana indi strategy kandi tuzokina na Gor kuko nayo nta kuntu yaba itarabonye bene ibingi igomba kuba yarabibonye izajya kubyiga ibyo rero tuzazana indi strategy ndamwana ariko Gor Mahia igakomera arambwira ati umbwira abanyarwanda ibintu reka tujye kuri finale kuko iyi ni tuyinogonoye Yego. match oya ntituyirangiye twayishoje twayishoshe Yego. reka tujye kuri afite Way forward. afite izihe plan ko dukeneye no kuri finale. kuganira na Karekezi ufise izihe plan kuri finale siko si byo tugiye hari ingingo kuganira aravuga ngo baretse gato manze ntumike manze gakeya